byiza cyane bakunzi ba One Entertainment muko mubona turano kuri Kigali Jam ari kubera umukino uri guza ikipe ya PRFC yagaruye cyane n'abafana ndetse n'umukino bitama Madusi wari mu ikipe y'igihugu Kazungu bimeze bite umukano kanyari kimwe urumva umeze gute muri wewe oya nta kibazo mfite hasi Kigali ndayishwanyaguza njyewe Karabu Giants wabonye Madusi wawe ndetse n'uwo bita Watara ko bamaze kugeramo oya bagiye gushwanyaguza nanjye n'amasegonda APR niramuka itsinzwe no match nyuma yo gutsindwa Musanze ugatsinda Marine uri ubyitwaremo gute ndagasinzira ndyamye ntago byakunda dutanga umutekano twishyura ibishingwe ubwo se hasi Kigali yantsinda gute kandi nishyura ibishingwe n'umutekano yansindisha iki ntago ndi ba 11 bagufi urabona ko ndanabasoma yatsinze 11 bagufiya bose bagufi ni ihe ya indi yo mu gishanga ndi mu bishokoro mu nzove yo ni Murera ya indi bavuga ngo 11 n'abazungu ni bagufi nora n'umuzungu wari urimo inzara yaramwisha yitahira zara yabwiciye Kigali oya yamwiciye mu gishanga handi mu mwe wigeze ugishoranye mubarimwe yego nageze ari kaburimbo kirenga mu nzove kugenda bambaye inkweto y'umweru kirazira barakubwira ngo cira birarura nuko ngo rero AS Kigali yatsinze Rayon Sport nukuvuga ngo rero hangaha ni kwa kundi umwana wigera Patrese nagaruka baye umugoro wa nyina niwe ngo hano bashotoye abantu bare kuzurebe hano ndayica urayica none ni bibiri kimwe uraje ubibona ikindi kimwe ni icyanjye hariya bumva ko ndi gushwanyaguza Karabu Giants turabibona imyuka ndayifite ndashwanyaguza Kazungu hari abantu bavuga yuko umutoza wa PRFC adashoboye abo bantu babwira iki nk'abakunzi ba PRFC babona ko uzamo umutoza mwarimu uriya ni mwarimu ni bamureke akora ibintu atoje imikino 6 urumva muvandimwe imikino atoje rero jewe championnat yacu urayizi ni imikino 30 so abafana kubona kari bakeya ubona ari ikihe mpamvu yatumye abafana banyamukandagira batari kugaragara ku kibuga ari benshi muvandimwe twese tuba dufite inshingano nyinshi urumva bari iminsi y'akazi urumva nk'umuntu wavuye mu ntara ntago yaza ntago byakunda uri kumva rero nukuba ngo rero ni mpamvu ruza abafana turi bakeya nuko yabaye mu myiza ariko uzabureba yo muri weekend stade tuzaba twayujuje sawa reka tukwifuriza intsinzi ndashwanyaguzura mu bireba sinakoze uyu ni Kazungu twaganiraga match iracyari kimwe reka dukomeze turebe ibiberano kuri Kigali PRFC Jam sawa Jobless gira ibihe byiza cyane MC Kibatro cyakumwana kuri Kigali PRFC Jam urangiza turi kwihu banza umbwira ukuntu meze kano kanya ubu ni igitego kimwe urabona APR iri burusyo cyangwa ni bya bindi napfukamye amavi yabaye nk'ayihene nasenze sha yewe data we byagenze gute nuko nasenze Petero ari ku marembo y'ijuru arambya atongera usenge 6 ya abafana bo hano kuri Kigali PRFC Jam uri kubona match irarangiye match tsinze ruboneka Jean Bosco ntago wari umusa urakoze cyane urakoze webwe wamaye nkagubwira dore ngo ari kukureba ibi ni umva sereka ngo NTV ibi ni 5 biri mu kibuga kubera iki 3-0 2-0 APR 3 reka Rayon Sport yiteguye umukino uri kunyumva imaze kwitegura umukino irutwa n'ikipe yagumye mu rugo bayitera amaga gute ubwo se ndamenya ari gute ikipe bayiteye amaga mu mategeko byemezwa ko ari ibitego 3-0 uri kunyumva nimba ikipe bareteye 3-0 ikipe yitabiriye umukino ikipe ititabiriye umukino byanganyije amanota kandi byakinye nuko umugabo Fishamani nawe naje gushyigikira ikipe yanjye AS Kigali mbere na mbere felicitation ku mutoza wa AS Kigali yitwaye neza ukanganya na APR amanota ne kuri ayo makipe nago ubukozi kose felicitation rwose ku muyobozi bwa AS Kigali ako by'umwariko ku mutoza n'abakinnyi ko bagaragaje uruhare rukomeye cyane ese kusa nk'abanyasudani kusa nk'abanyasudani afana AS Kigali wambaye umukara n'umweru
turabandanya. Travando.